Mwiriwe neza, ni Uwimana Patricie ubasuhuza. Ikaze mu kiganiro cyihariye cyerekeranye n'amatora y'inama njyanama mu karere ka Rutsiro. Iki ni ikiganiro cya gatanu. Cya mbere twarebereye hamwe kuki akarere ka Rutsiro nonaha kari kwitabira amatora yo gutora inama njyanama mu karere, mu gihe umwe mu tundi turere tugize igihugu cy'u Rwanda batari mu matora. Ibyo twarebye tureba abakandida, twasanze ni abakandida benshi kandi bose bashoboye. Ikiganiro cya kabiri tureba ni bande batora, njyanama, inama njyanama, ni bande bayitora. Ikiganiro cya gatatu tureba abakandida, icya kane tureba abakandida, iki cya gatanu tugiye kureba abakandida, turagarukiza ku byerekeye n'abakandida. Ntekereza ko ari aha turarangiriza kuko ntabwo nashoboye kubona bose, ariko aba ngaba nabonye baranahagije kandi ntekereza ko hazagiramo abatorwa. Reka rero dukomeze ku bakandida basigaye, ubundi tuze kugaruka amatora arangiye batwereka umuyobozi w'akarere ka Rutsiro. Rero umukandida ukurikiyeho ni Vincent Niyitegeka. Aravuga ati ubukungu bushingiye ku baturage, ubutabera butabogama, imibereho myiza itanga ubuzima bunogeye kuri buri bose, imiyoborere myiza ibereye abanyarwanda. Kabisa nibyo, abakandida bacu bose barashoboye. Mana yanjye, baricaye bareba imihigo barandika. Vincent, ni kuraje bazagutore, ubundi turebe ko dufatanyije twakongera ubukungu nyine bushingiye ku baturage, ubukungu bushingiye ku baturage. Aha ngaha nabyo rwose hari abaturage, kuba ufite abaturage ni n'ubukungu. Ufite abantu ushobora guha akazi bakaza, ufite urubyiruko ndetse rufite urubyiruko rwinshi. Kugira urubyiruko ni ubukungu. Hanyuma tugiye kuri Bigirimana Anastase. Aravuga ati ubuvugizi bukorwe ku gihe nyacyo. Nibyo kabisa, kuko niba ubuvugizi butinze iterambere riratinda kuri nyiraryo no ku karere ndetse no ku gihugu. Ubuvugizi bukorwe kandi bukorwe igihe rwose. Imana izabibafashemo, twizeye ko mu kanya barabatora mukajya hano mu karere ka Rutsiro mugafatanya n'abandi, hanyuma tukajya tubegera mukadukora ubuvugizi ku bintu bitandukanye. Haje iruta ibikorwa Benazeri. Aravuga ati kubaka ubukungu bw'akarere butajegajega, kuzamura imibereho myiza y'abaturage, kwimakaza imiyoborere myiza no gukemura ibibazo by'abaturage neza kandi ku gihe. Aha niho kabisa. Guca ruswa, indonke n'inyerezwa ry'umutungo w'igihugu, Imana izabigufashamo. Gushimangira ihame ry'ubumwe, demokarasi n'amajyambere, ndetse no kubazwa inshingano. Kubazwa inshingano, Mana yanjye, hajya ubundi abantu babazwa inshingano ryari? Ntabwo mbizi, ahubwo nzababaza ikindi gihe amatora namara kurangira. Kubaze abantu ubundi umuntu yagombye kubazwa inshingano aho gutegereza ngo bizambe. Tuvuge n'ubu ngubu tukazababaza tuti ko mwatubwiye yuko muzashimangira ihame ry'ubumwe na demokarasi, bikaba wenda ngo bimeze nabi, ntanze urugero rutarerwa, tukababaza inshingano. Dukora inshingano, ntabwo twabahaye inshingano kuko n'imigambi mwafashe, ariko reka ntere kubijyamo cyane. Ariko kubazwa inshingano ni ingenzi. Bazamenya niba waramutoye akaba afite inshingano izi n'izi zikaba zitari kugenda, tinyuka umubaze. Banza abantu batitira. Baza visi meya, abantu bose bazatorwa mu kanya, baraza gutorwa mu kanya. Ntuzasange mu myaka 2 turi kuvuga ngo njyanama ntiri gukora, ntibiri gukora, kubera ko n'ubundi natwe ntabwo tuya tubaza inshingano twabahaye. Hanyuma tugeze kuri Nshimiyimana Ruzigana Emmanuel. Aravuga ati tora neza
utora ingirakamaro ndatenguha kabisa, ni ugushishoza ugatora neza, ugatora ubuyobozi bushyira umuturage ku isonga, ugatora ubuvugizi ku bikorwa remezo bishyirwemo imbaraga, ubujyanama n'ubuvugizi ku bukerarugendo bwiyongere, kubungabunga urusobe rw'ibidukikije, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bushyirwemo imbaraga, gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage, ubushishozi n'ubushake ndabifite ngo nkore ubuvugizi n'ubujyanama mu karere ka Rutsiro. Yewe ubanza ari mwebwe muvuze ijambo ibidukikije, niba ntibeshye, kubungabunga ibidukikije mana yanjye, mu gihe imisozi yizwemo imanuka ibiza iki, nta gutekereza kubungabunga ibidukikije, tuvuge tuti iriya misozi za Rusebe baca amatarasi, ariko za ntibarahaca, usanga hari ahantu hari imisozi rwose baca amatarasi y'indinganiye, ntabwo nabyinjiramo. None hari abacukura amabuye y'agaciro, nibyo koko umuntu aramutse ashyizemo imbaraga, kuko amabuye y'agaciro ngira ngo harimo amafaranga menshi cyane uko mbyumva, aramutse acukuwe neza hagashyirwamo amafaranga, hagashyirwamo imbaraga, bakayacukura amabuye niba hari, hatashyirwamo imbaraga, kuko ayo mabuye agacukurwa, kuko atanga akazi, akongera n'ubukungu, ubundi akarere kacu kakarushaho kwiteza imbere. Mwatekereje neza, nizere ko baratora mu kanya. Hanyuma abakandida mwababonye, ntabwo bose nashoboye kubabona, ariko ntako ntagize, kuba ndi Danemark nkaba nshobora kubona abakandida barenze 40, nanjye nagombye kwiyamamaza ashingwa kujya ndeba abakandida n'imihigo n'iki byose, ubundi nkazajya mbabwira nti uriya yatubwiye ibi ngibi, kuki atari kubikora. Rero ikintu umuntu yakora ni ugushimira abantu batanze kandidatire pe, umuntu wicaye akavuga ati ngiye ngiye gutanga kandidatire, nubwo njyanama igizwe n'abantu 13, ndatanga kandidatire niyo baba ari abantu 100 bari kwiyamamaza, ariko nzajyamo bazantora, nuko bashimira. Hanyuma reka twizere ko amatora aza kugenda neza, ubundi tugire abayobozi batuyobora mu myaka 5, tuzabe tuvuga tuti abayobozi batuyoboye babongera indi 5, kuko nibura akarere, mu karere ka Rutsiro ngenda avuga cyane kuri bariya bana bafite igwingira, niba akarere nkuko natangiye mbivuga, akarere kacu ubushakashatsi ko babyita ubushakashatsi, amaraporo agaragaza yuko 35% y'abana ba Rutsiro barwaye bwaki. Numva ko umuntu ari umuyobozi atasinzira. Abo bana barwaye ntabwo ari bwaki, barwaye igwingira se nabyo munyihanganira. Abo bana barwaye igwingira, niko ngo niba baba no mu miryango ifite amakimbirane, niyo umwana yarya ntabwo yakura kubera amakimbirane aba ari mu rugo. Uwo mwana rero ni ukuvuga ngo 35% b'abana ba Rutsiro, umuntu yateze ese mu myaka 20 iri imbere bazaba bameze gute? Ko niba twebwe ubu ngubu dufite abajene bari kwiyamamariza kuyobora, mu myaka 20 iri imbere haziyamamaza abandi, abo ngabo bagombye kwiyamamaza imyaka 20 iri imbere, mu myaka 30 iri imbere nibo barwaye igwingira. Bivuze ko tuzagira ikibazo niba tutakoze ibishoboka byose ngo dushyire hamwe abana bakure mu miryango ifite amahoro, abana bashobore kwiga, kwa kundi nagiye mbona bigaruka umuturage ku isonga. Umuturage ku isonga bishatse kuvuga iki? Mu gihe abana bacu bagwingiye, igihe abana bo mu Rutsiro 35% bagwingiye. Hari raporo nzazana ejo bundi, icyegeranyo cyasohotse muri uyu mwaka, muzabona ko wowe nanjye tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo akarere ka Rutsiro rwose abana bahavuka bagire ubuzima bwiza, kuko ni u Rwanda rw'ejo. Sawa rero, mugire amatora meza,
abaratora mushishoze, mutore abazabavugira, mutore ni benshi, sinzi ukuntu bizagenda kuko bose nabonye bafite imbaraga, ariko Imana izi ukuntu bizagenda. Hazacamo uwambaye, ariko bavuga hazaca uwambaye. Ibihe byiza, naho mu kanya tumaze gutora.